mu baturanyi. Melissa nawe ari hano. So yo voy, no te quiero muy duro. Wasanga ari ufite n'ikibazo n'ukuri kuko ibi bintu ntabwo byashoboka. Ugiye kurengagiza ko nta kibazo kinini. Iyo ufite ikibazo ikibazo dufite ni icya babiri sibyo? Ni icya babiri ariko aho bigeze kibaye icyumwe. Reba yagiye mbona ari wowe. Oya ni icyumwe ni wowe ufite ikibazo. Kiri kuri wowe rero. Ni wowe ufite ikibazo. Ahubwo wasanga ufite ikibazo wowe urumva ukaba ari n'icy'umuryango ko ntabwo ari gusa. Mu rugo nta muntu n'umwe. Wowe ni wowe aho kutabyara. Baje ko bazanyukora icyo habe. Nyine tugomba kwitabaza amasengesho. Nabo bahora barambesha hariya. Kwitabaza amasengesho kuko ntabwo imyaka ishize imyaka itandatu irarangiye habuze. Rero reka nzongere urumva ikibazo turagisangiye ukwemera ko tugisangiye ndacyashidika oya reka nze tureke kwitana ba mwana turagisangiye ahubwo reka twitabaze amasengesho. Ni ukuri pe ibi bintu ndabirambiwe mu myaka itandatu ntako birashoboka nyine birashoboka kuko ndanashonje kabisa. Kanza rusanze bitewe no gusoma birangira kunzoka reba umubiri bwaye bwakingana gutya. Mana nagukoreye iki koko? Nagukoreye iki gituma unyuma urubyaro? Gusenga ndasenga buri munsi. None se basi wagize icyo unkorera? Arimo amakareba nkabona n'urubyaro koko. Ubu koko mama azapfa ari impumyi. Afata abonye akuzukuru. Tubona wari isaziye, imyaka iramujyanye, ari n'umugore nawe imyaka itandatu irashize mana koko. Aho bigeze no kwiyahura nakiyahura. Kuko ibi bintu ntabwo byashoboka. Ariko nizere ko uraza kunyumva kabisa. Kuko ibintu ntabwo byashoboka. Ariko dore n'ubundi ntabwo mperukanye na mama wajya kumureba. Kanjye kumureba ndebe uko ameze n'amazi we yavomye njye no kumuvomera. Uze gukingaho ndagiye. Komera cyane.
umukazana wanjye ari hasi neza nta kibazo. Kabwana shobora cyaza kukugomera. mbona baje ubundi barazi uzibanyaguze nyine ndihanganye ntabwo nakunze kugenda arusha abana b'abandi ubwo nyine nuko mbaye icyo nawe urabizi wariye si uyu munsi basi nari narajije ikijumba mu isafuriya maze kurya mu kanya nta kibazo cy'inzara mfite mbese mwana nzarinda ko kurya mwana wa ntabwo kuri mbonye gusa ubundi ko ntanareba nzakabonesha iki wenda ariko nubwo ntareba amaso y'umutima arareba kuko umwana we bimeze ibiti koko umunsi naraye mu cyumba cy'amasengesho hari icyo Imana yambwiye. urabyizeye se Hari icyo Imana yambwiye ariko biraza gukunda birakunda ubyizeye. niba nifasha bifashije mwana wanjye Oya kashije nakoze kwifasha n'icyo kurya ntacyo nifashije iki koko aho ndi kukubaza ngo wariye njye sinari ikintu kino mu nda ko byanze simbere ko wajya kugira gutya ukagira uturakari ukagenda ugakora nkajya ubona hari n'icyo uzaniye ariko kumenya byaranze amezi nihiritse byaranze burundu mu rugo ubu ngubu ni ukurya twitabaje abaturanyi. none se umukazana wanjye bimeze gutya nawe araharakomeye nje kureba ko igihumeka wabonye n'imbaraga zo kota izuba dore ko ari byo biri ariko nibikunda niwe muntu wa mbere uzabimenya. Isenga Imana buri munsi nawe ndigera agiye kureba ko nabonayo n'300 aza kuvugana nase ubu ntabwo muraza kwigeza mu nzura guhurizwa umukazana wanjye ndaza kumusuhuza. Bye wirirwe neza. Yego nawe imyaka 6 ishize mbeshya none ndaza kumubwira iki wankoreye ibitangaza nk'ibyo wakoreye hano koko wazuye akana karazaza ubu hano umwana amaze gusaza nanjye ndagusa mugabo wa mugabo wese ibibazo by'isi ariko nta kibazo watambuka. Oya n'ubundi nawe nandi kuri misiyo yawe ntabwo nje kukwica ahubwo nje kukubwira ko ibibazo bya Imana yabyumvise Marushim basi wumvishe gusenga kwayo. Reka nkubwire nijoro ndi gusenga Imana yampishuye ijambo rikomeye ambwira ngo ndikubwire gira icyo ukora man. Master wa mugabo Neza nakomeye ntagukomera oya ariko ndakomeye
amahoro y'Imana nabane nawe. nawe kandi muhorane. Rero nyuza aha nigendera ntabwo nkuzi nanjye ntabwo nzi ndakeka Ntabwo nkuzi, ni nayo mpamvu ntagomba kukubwira ibibazo byawe. oya ibyo nta nubwo ari ngombwa ahubwo njye ndatanga message nahawe ibindi birangira. Niyihe mbwira ugende. Icyifuzo cyawe nanjye kukubwira ko Imana yacumbise ibyifuzo umaze iminsi uri gusengera Imana yabyumvise, ariko Urabizi? reka nkubwire, ariko yambwiye ngo uraza guhitamo ikintu kimwe kandi amahitamo ni ayawe. Ubwo ibyo ni ibiki? Uraza guhitamo ikintu kimwe bitewe n'ibyifuzo ufite cy'Imana iri kuza gukorera. Amahitamo ni ayawe. None se reka nze nkubwire. Nkubwiye ko ujya gusaba ikintu kimwe kandi kimwe uri busabe leta kiba aka kanya. Tusuba ndahitamo iki koko? Arima muri hariya ni impumyi, ari n'ubukene bumereye nabi man, ari n'urubyaro byaraze. Subo mpitemo iki koko? Mpitemo ko mama areba se basi. Oya, Uraza guhitamo ikintu kimwe. uzi ikintu mpisemo? Icyifuzo mfite. Icyifuzo mfite ni iki? Nifuza ko basi bikunze ko mama yabona abana banjye bari kurira ku masahani ya zahabu. Uvuze? Nifuza ko bikunze Imana niba yanyumvise ko nabona mama abona abana banjye bari kurira ku masahani ya zahabu. Uri umuhanga wa mugabo, ukoresheje ubwenge nk'uko Salomo yakoreshaga. Uri umuhanga wa mugabo, Kubera ubuhanga. ukoresheje ubwenge nk'ubwo Salomo yakoresheje igihe Imana yamusabaga guhitamo ikintu kimwe. Burya Salomo nawe yahisemo ubwenge, none nawe uhisemo icyifuzo kimwe kirakubiramo ibintu byawe byose. Uri umuhanga Kandi urakoze. winshimira. Urakoze pe. Oya winshimira. Ngomba kugushimira kuko biri ngombwa, ngomba kugushimira pe. Winshimira ahubwo nugira ihirwe nk'iri ngize uzafashe batatu, abo batatu nabo bazafasha abandi batatu, uzabinshimira. Nzabikora kuko nizera Imana. Murakoze.